Ku bantu bakunze kugira ibiheri, kumagara mu maso, umwera mu maso, amabara atandukanye mu maso tuvuge y'inkovu cyangwa se amabara yizanye, cyangwa se wenda ukaba ufite uruhu rugaragara nk'urukanyaye cyangwa se rwumye ku buryo umuntu ukureba abona yuko uruhu rwawe rushaje nyamara ukiri mutoya cyane, iyi video iragufasha cyane. Ndabakiriye mu kiganiro cy'umusingi w'ubuzima, nitwa Olive. Nimba ari bwo bwa mbere duhuye, ibuka gukora subscribe kugira ngo dukomeze no kubana mu bindi biganiro bikurikira. Ngira ngo ku bantu twabanye muri video ibanza, twabonye akamaro ka gombo. By'umwihariko twabonye vitamine C ndetse na vitamine A ziboneka muri gombo, zifasha umubiri ariko nanone zigafasha uruhu. Uyu munsi tugiye kwibanda noneho kuri maske ya gombo, maske benshi mutazi, maske nziza cyane, maske ifasha uruhu rugatoha, ku buryo umuntu wese uyikoresheje ni ukuri ndababwiza ukuri aguha ubuhamya. Reka twihuse cyane dutangire tumenye ese ubundi iyo maske ya gombo ikorwa gute. Reka mbere yuko mbabwira uko ikorwa, hari amakosa amwe n'amwe abantu dukoresha maske dukunze gukora. Nanjye ndayikoresha umunsi ku munsi ariko ntaramenya ayo makosa narayakoraga cyane. Ku bantu bakoresha maske zo mu maso dukunze kugira ingeso, nabyita ingeso kuko iyo wamaje kubimenyera bigucaho kenshi pe. Ugasanga ukoze maske ariko mbere yo kuyikora ntabwo ubanje gufata akayesume. Ubundi kirazira yuko ukora maske ariko ukaba udafite akayesume ko kubanza kwishyushya mu maso. Iki ni icya mbere. Icya kabiri, ku bantu bakunze gukoresha makeup, ndazikoresha cyane ariko hari igihe twibagirwa tukaryama tudakarabye mu maso ngo dukureho za makeup. Ukibwira yuko nukoresha mask iragufasha ariko n'ubundi ukomeza gukora za mistake cyangwa se amakosa, icyo gihe n'ukuri ndakubwiza ukuri nta kintu mask igufasha. Niyo mpamvu ibi bintu bibiri ndabyibandaho cyane. Ikintu cya mbere, nimba ushaka yo kugira mu maso heza cyangwa se uruhu rwo mu maso rukaba rworoshye, ndagusabye n'ukuri gura akayesume maze ujye ukifashisha mbere yuko ugiye gukora maske cyangwa se igihe umaje gukuraho makeup nijoro. Kano kayesume kaba keza cyane kuko iyo ugiye gukora maske urabanza ukagashyira mu mazi ashyushye, maze amazi y'akazuyaze ukayakandisha mu maso. Ibi bintu birafasha cyane kuko bituma twa dupores natwita nk'utwenge tuba turimo tuno dusatsi two mu maso turafunguka kugira ngo tuze kwakira ya maske yawe ugiye gushyiraho. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, imenyereze gukaraba mbere y'uko uryama, cyane cyane niba uzi ko wakoresheje makeup kuko birafasha cyane. Hari n'abantu bagira ibiheri biterwa na makeup bakoresha bakaryama batikora isuku yo mu maso. Icyo ni ikindi. Reka noneho tugende muri maske yacu. Iyi maske nayibwiwe n'inshuti yanjye, yari ifite ibiheri byinshi cyane mu maso ariko byarananiwe gukira. Ndababwiza ukuri yaramufashije, asiga afite skin nziza. Namwe genda amazi, ese kumera uko ufite ibiheri, bya biheri byagiye? Ntababeshye, umva nanjye narayikoresheje biramfasha cyane. Iyi maske rero irihariye. Ibintu ukenera ni ibintu bitatu. Gombo maske yayo ukenera icya mbere ubuki, amazi ndetse na gombo nyirizina, ndetse ugakenera of course n'agasafuriya ubuze gutekeramo ya gombo yacu. Iyo ugiye gukora maske ufata byibuze nk'uduheke dutatu twa gombo ukadukatamo uduce twinshi, noneho ugadushyira mu kantu uri buze gutekeramo agasafuriya, ugafata na 1/3 cy'amazi ugasukamo, ubundi ukayabiza. Ikindi, ushobora kubona amazi abayemo makeya bitewe na maske ukeneye. Ushobora kuba mugiye kwisiga muri babiri cyangwa se ari we wenyine, wongeramo amazi ndetse n'uduheke bitewe. Iyo umaje kubishyira mu isafuriya noneho urabicanira kugira ngo bitangire kubira. Bitangiye kubira kumubona gombo zitangiye gufata neza bwa bushyuhe, urabireka ukabiteruraho ukabitereka akanya gato kugira ngo bitakaze bwa bushyuhe biba akazuyaze. Iyo bimaje kuba akazuyaze urayungurura, ya mazi ukayatereka ku ruhande, ugafata ikiyiko kimwe cy'ubuki ugashyiramo ukavanga kugeza igihe bibaye mixed, ku buryo nyine ubona ko gombo kumwe ibikururuka yamaje kwivanga n'ubuki.
ukabivanga neza cyane bikanoga, ubundi warangiza ugatereka ku ruhande. Nibwo ufata ka esume kawe ukishyushya neza mu maso, ukahakanda ahantu hose ku buryo twa dupores tuba turimo utwoya two mu maso dufunguka, ubundi ukajya ufata ya gombo ukayisiga neza mu maso ahantu hose. Iyo umaze kuyisiga ubimarana byibuze iminota 15-20, ariko recommendation ivuga ko ari aho hagati, ako biba byiza ngiye nkoresha iminota 20, noneho narangiza nkogamo neza n'amazi y'akazuyaze kugira ngo none uduheha twongere dufunguke, wumve ko nawe umeze neza. Wasoza ngiye nsigamo akavaseline karamfasha cyane, gatuma n'uruhu rworoha, ukagasigamo ubundi ukabireka. Ndakubwiza ukuri, byibuze bikoze 3 mu cyumweru uruhu rwawe ruroroha. Noneho by'umwihariko ku bantu banywa gombo, niba uyishoboye urayinywa, noneho bibagahebuze kuko noneho uri gufata za vitamine, yaba vitamine A yaba vitamine C, zimwe uzinjiza izindi uzikoresha ku ruhu, ugira uruhu rworoshye, rutoshye, rufite amavuta, rwa ruhu ureba ukabona rurasa neza. Bigerageze, ndabizi uzanshimira nyuma. Hari n'izindi maske nyinshi ngiye kubabwira mu zindi video ngiye gusohora. Nyaboneka niba utarakora subscribe yikore, ubundi dukomeze kubana. Nje gufasha buri muntu wese ushaka kwita ku buzima bwiwe, either ku ruhu, mu mubiri mo imbere, ikibazo icyo cyose wahura nacyo niteguye kugufasha, nkagusobanurira, nkareba ibyo ubushakashatsi bubivugaho, nkasanisha n'ibyo abahanga mu by'ubuzima bavugaho. Reka mbatera amatsiko ku kiganiro kizakurikira, noneho ndababwira maske ya karoti. Maske ya karoti ndabizi abenshi ntabwo mwari muyizi, mugiye kujya mutungurwa umunsi ku munsi kuko mbafite ibintu byinshi kandi byiza cyane. Kora subscribe ndetse usangize n'abandi no video. Inshuti yawe uzifite ikibazo cy'uruhu rwuma cyane cyangwa se uruhu rudafite amavuta, basangiza ino video kugira ngo ikomeze kubafasha. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye uno munsi, mbararikira gukomeza kumva ibiganiro byanjye.